murakoze kuko twabonye tugiye kwa applyinga Miror turaza hano tuze muri feature command then tujye muri linear partner twe dufate kano gatablo tubone types of mirror zirimo dufite linear partner circular mirror mirror then twebwe dushaka gufata urugero tumanze turebe linear partner duselecting linear partner murabona hano batubaza direction 1 dimension number of linear path muri direction 2 bimeze nka kubusobanura hano muri direction 1 hano direction turaza duselecting uyu murongo hano baratubaza ati feature to partner za feature to partner bakeneye ni iki ni ihora dushaka kutayifatira hariya tukaza tukayifatira hano ko ni cut extrude 1 urabona ko hano zagiye ariko twe dukeneye kumiringa utuntu tubiri cyangwa se akantu kamwe turandikamo 2 then tugabanya iyi distance tuyigire nka yes tuyigire urabona ko kari kugenda tuyifatira hariya kuri 70 turangiza tuze okay murabona ko twakoze linear partner kano kaje hano dushaka kugaruka muri command manager tugasubira always muri linear partner tukaza hano n'utuntu tubiri nanone aho tukadukorera ico bita mirror command ntago bisanya ngo dukoreshe linear partner tuze tukaruke muri linear partner kuri kano gatriangle dukore mirror hano mirror batubwira ati mirror face to mirror or plane ushaka kukazamura kugira ngo ubashe kubireba neza hano mirror or face plane turahitamo iyi plane dushaka kumiringa kuyihe plane urugero tugiye gufata front plane yagezemo murabona ko hano twahageze twatuntu tugiye kumira ako tugendeye kuri front plane turangiza tuze hano okay murabona ko natwo twahageze iriya niyo twita linear partner cyangwa se mirror noneho tukiri hano dushaka kuza tukapplyinga dusubire muri ni file new kugira turebe circular mirror file new part okay tuze duhitemo sketch entity turamanza duhitemo plane top plane normal 2 tuze hano muri sketch entity dufate cycle tuze dushushanye cycle urabona ko yagezeho right click select dushireho dimension tuyihereze urugero 80 ariko twe tugihe milimetero 120 hano dushaka kuza tukareba muri isometry then select urabona ko hano yabaye fully defined hano turebe hasi so tugiye muri command manager tukaza feature tukaza hano ariko turabanza twe existing sketch tukaruke muri command manager feature extrude boss bed tuza dukirike kuri circumference tuyihereze tuyirebere muri isometric tuze tuyihereze 40 okay urabona ko sketch yacu imaze kuba extruded then tujye kwa applyinga circular mirror turongera dukirike top plane tuze tuje muri sketch command dushanyeho hexagon tuze tuyifatire urugero hano hexagon then okay ntago ari ngombwa gushira dimension ahubwo tu existing ko tugiye gukomandinga circular mirror feature then tuje muri extrude cut tuze tuyicutting tuyirebere muri isometric uburyo turayikatamo tuza hano muri blind tuyigire floor ko dushagira ngo nayo igere hasi then okay urabona ko twamaze kugira ute kwitobora noneho tuze muri command manager dusubire also muri
partner, linear partner, dufate circular mirror. Circular mirror, hano turaza tukabona muri circular partner harimo degree cyangwa se turamiringa kuki kuri cycle, kandi cycle ifite dogere 360. Noneho hano ni linear about, turahitamo iyi circumference. Tuza hano feature to partner, hano ni ya cut extrude tumaze gukora. Urabona ko hano niba tubwiye ni number, ushobora kuzigira nyinshi, number of partner. Urabona ko zigenda ziyongera bitewe n'izo dukeneye. Urabona ko number of partner ni 16. Rero hano dushaka twakwapurayinga OK. Urabona ko n'iyi niyo twita circular partner. Ubwo rero murakoze, naha session ikurikira soft igenda idufasha kubona ubusobanuro bwimbitse bwo gukoresha Solidwork mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo naha session ikurikira kugira ngo dukomeze kubona ubusobanuro. Murakoze cyane.